Mwiriweho neza abateze amatwi y'ibiganiro bya Channel Jimmy Sport Update Time Show. Twaje kubagezaho amakuru azindutse ari kuvugwa kuri uno wa gatanu, akaba ari tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Twaje kubagezaho ibiri kuvugwa rero mu isi ya siporo cyane, yaba hano mu Rwanda tubabwira biri kuvugwa cyane. Biraba bitoroshye iyi weekend cyane, iraba ari derby y'ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport igomba gutsinda ikipe ya APR kugira ngo ikipe ya Rayon Sport izasohokere u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup, nyuma y'uko ikipe ya APR yaje gutwara igikombe cya shampiyona, ikazaba ariyo kipe izasohokera u Rwanda muri CAF Champions League bidasubirwaho cyane. Iyi weekend rero biraza kuba ari ibintu bishyushye cyane. Reka iyi match tuyigarukeho cyane. Ni match itegerejwe muri no weekend, ikazaba kuwa gatandatu, ikazabera kuri stade Amahoro, ikazaba isaa 12 nyine. Isaa 12 nibwo iyi match izaba cyane. Ikipe ya APR yarahiye cyane, irikura mu mikanata ikavuga ati rwose Rayon Sport tugomba kubatwara ibikombe bibiri nk'ikipe yacu ikomeye, tugomba gutwara igikombe cy'amahoro nk'uko twatwaye icya shampiyona. Ikipe ya APR rero amakuru aturuka mu nzego zayo zikomeye zo hejuru zatangaje ko hashyiriweho prime kugira ngo ikipe ya APR nitsinda ikipe ya Rayon Sport yongere ibone agashyitse cyane mu gukomeza gukubita umukeba cyane. Iyi match rero iraza kuba ikomeye nyuma y'uko derby y'ubushize byaje kurangira tubonye guhangana kw'amakipe. Ya bitego twari twarabuze rero byaje kuba biboneka cyane. Ubushize mbibutse yuko match yarangiye ari igitego 1-1. Ikipe ya Rayon Sport habuze gatoya ngo inige APR. Ni match yari ikomeye cyane, abareyo habuzeho gatoya ngo batsinde APR, ariko APR yaje kuva inyuma iza kwishyura igitego. Ku ruhande rwa Rayon Sport rero, Rayon Sport iyi match yiteguye neza cyane, bahize baravuga ati ikipe ya APR tugomba kuba twakubonaho intsinzi kugira ngo tuzitabire amarushanwa ya Nyafurika CAF Confederation Cup. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport nubwo ifite umukinnyi ukomeye cyane wayitsindiye ibitego byinshi uzaba utari kuboneka kuri ino match, nta wundi muramuzi ni Nganye wagize ikibazo cy'imvune, ariko abandi urebye bariteguye nk'umunyegora wa mbere mu Rwanda, umwe wakozwe mu biganza n'umukuru w'igihugu, umwe wabonye ikipe mu gihugu cya Afurika y'Epfo, umwe mu bambere babonye ikipe ikomeye muri Afurika y'Epfo. Nta wundi ni Kwizera Olivier cyane, ameze neza cyane, araza kuba ahari n'abandi bakinnyi bari buze gufasha ikipe ya Rayon Sport bakomeye cyane. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport yiteguye neza cyane. Ubuyobozi buri kuvuga ati buratanga buri kimwe kugira ngo ino match barebe ko ikipe ya Rayon Sport yatwara igikombe cyayo cya mbere muri uno mwaka. Rayon Sport dore ko yashojereje mu myanya 5 ya mbere, ariko Rayon Sport nyine niyo kipe mu Rwanda yari ifite amahirwe yo kuba yazakina imikino ya Nyafurika CAF Confederation Cup biciye mu buryo yitwaye neza mu gikombe cy'amahoro. Dore ko Rayon Sport ifite n'umutoza hari ingingo uri kuyifasha cyane, hari ingingo nicyo gikombe yatwara, akereka abafana ba Rayon Sport ko ibintu bimeze neza, kuko bari gusa naho bamushidikanyaho, kuko hari ingingo ntago nyuma y'uko yaje muri Rayon Sport yigeze abafasha byinshi cyane. Match nyinshi yabashije kuba azinganya, rero arasabwa gutwara igikombe cy'amahoro kugira ngo Rayon Sport imubone nk'umuntu ukomeye cyane wakomeje kubafasha cyane.
ubwo rero bakunzi bacu rero reka turebe icyo uyu mukino uraza kudusigira cyane, ni match mugomba gukurikirana cyane, abafana mbifurije kujya kuri stade mukareba aka match kazaba gakomeye, aka match k'igikombe, ese ni Rayon cyangwa ni ikipe ya APR FC. Bakunze amakuru agezweho rero reka mbashishikarize mbere na mbere rero kugira ngo muzabone ibiganiro byacu no gukora subscribe mugakora like. Bakunze amakuru agezweho rero ayo twari tubafite cyane, reka ayo mu Rwanda tuyasoreza aha, ari naho dushoreje amakuru yacu, reka tuzagaruke ubutaha. Ciao.